Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro Ruhuka. Umwami w'amahoro abagirire neza. Ndabasuhuje mwese aho muherereye. Ndabiseguraho maze iminsi ndatambutsa ikiganiro kubera impamvu zitandukanye zagiye zisa naho zimbera imbogamizi, ariko ndashimira Imana ko itanze uburyo kugira ngo nongere mbashe kutambutsa ikiganiro. Karibu mwese abari bagikumbuye, abagiye bambaza uko byagenze mu gikari, mwese Imana ibaho umugisha. Mwagiye munyereka ko hari icyo cyari kibamariye. Imana rero ibagirire neza. Uyu munsi mu kiganiro Ruhuka turasoma ijambo ry'Imana. Turi busome mu butumwa bwiza bwa Yesu muri Luka igice cya 15, duhere ku murongo wa mbere dusome n'uwa kabiri, tuze gusimbuka gatoya. 15 murongo wa mbere: nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Dusome muri iki gice n'ubundi ku murongo wa 28. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye, maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe bisambanisha, akaba ari bubagira ikimasa kibyibushye. Reka tugarukire aho ngaho. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo, kandi Imana ishimwe cyane kubera yuko idufashije. Aya magambo dusomye ni amagambo Yesu yarimo abwira abafarisayo ndetse n'abanditsi, abantu bari bakomeye mu gihe cyabo mu idini ryabo, kandi bagaragaraga cyangwa bigaragazaga nk'abantu bubaha Imana cyane. Yesu rero aza akora ikinyuranye n'icyo bari basanzwe bamenyereye, n'icyo bari barasize mu bitekerezo byabo. Yesu yaje asangira n'abanyabyaha, asangira n'abakoresha b'ikoro, aba tax collector. Muri iki gihe cya none umuntu yavuga ko ari abakozi ba Rwanda Revenue cyangwa se ngari abantu bakora ibijyanye n'imisoro. Muri icyo gihe rero bitwaga abanyabyaha, ndetse ntabwo babaga mu mubare w'abantu bagenewe agakiza cyangwa bagenewe ijuru mu bitekerezo no mu myumvire y'abari bayoboye idini b'icyo gihe. Yesu rero aza abiyegereza, baramunenga, baramurakarira, bababazwa nuko yiyegereza abantu basa batyo. Yesu amaze kureba ibiri mu mitima yabo, abacira imigani myinshi, ariko umwe mu yo yabaciriye harimwo uwitwa w'umwana w'ikirara, ari nawo nshaka ko tuvugaho. Ndavugaho uyu munsi ndetse nzavugeho n'ejo. Uyu mwana w'ikirara ngo yatse papa we umugabane we, amwaka ibintu bye. Wari umuco usanzwe uko umwana iyo akuze ahabwa 8 we, hanyuma arangije ngo aragenda ayayisha, hafata bya bindi yahawe, ajya arasambana, akora ibyaha bitandukanye. Hanyuma ngo nyuma y'iminsi cya gihugu yararimo giteramwo inzara, kandi inzariza amafaranga yaramushiranye, nta kintu na kimwe asigaranye. Ajya gushaka akazi ko kuragira ingurube,
Bibiliya yavuze ngo yifuzaga gusangira nazo ngo ariko nta wigeze abimuha. Bwari ubuzima bubabaje cyane. Aza gukora ikintu cyiza ngo aza kwisubiramo, aza kwitekerezaho. Aravuga ngo mu rugo kwa data bararya bagasigaza. Kubera iki naguma muri ubu buzima? Kubera iki naguma muri ubu bubata? Kandi iwacu hari ibiryo, iwacu nta kintu kibuze. Yigira inama yo kugaruka, agaruka azi ko papa we atari bumwakire, ariko asanga papa we afite umutima w'imbabazi. Ngo aramwakira, aramuhobera, aramusoma. Umwana yaje atambaye inkweto nk'uko imbata zose zabaga zimeze, ariko papa we amwambika inkweto, amuhereza imyenda, akoresha ibirori, aranezerwa kubwe. Ndashaka rero kuvuga icyabaye gikomeye kuri uyu mwana w'imfura. Uyu mwana w'imfura we ntiyari yaragiye, yari yaragumye mu rugo, ariko atashye asanga mu rugo barishimye, bishimiye murumuna we wari warabuze akaba yagarutse. Aho kugira ngo yifatanye nabo, aho kugira ngo yishimane nabo, arababara. Ababazwa nuko uyu mwana bamukoreye ibirori, mbese kugenda kwe, kubura kwe ni nkaho ntacyo byari bimubwiye. Hanyuma ndashaka gutinda kuri uyu mwana cyane, niwe ndibuvugeho uyu munsi wa none ndetse n'umunsi w'ejo. Uyu mwana ahagarariye abafarisayo, ahagarariye abanyedini, mvuge gutyo. Mu by'ukuri akenshi muri iyi minsi, cyangwa se ubuzima abantu babayeho mu nsengero, nuko iyo umuntu yihannye akagaruka, aho kugira ngo agwe mu biganza byiza bimwakira, ahubwo ahura n'abantu baramunena ntibamwakire, bakamwirukana ntibamwakire. Rero ndashaka kuvuga ibintu bitanu uyu munsi, ejo nzavuga ibindi biranga bene aba bantu bahagarariwe n'umwana w'imfura. Kandi barakumira, ntibinjira ntibanasohoka, babuza n'ushaka kwinjira. Imana ibasange ibaha agakiza. Ikintu cya mbere kibaranga, ntabwo bagira impuhwe, nta mpuhwe bagira. Aho kunezezwa nuko umuntu yakize, wari umaze igihe aremaye yakize, bababazwa nuko yakijijwe ku isabato. Icya kabiri, bita cyane ku mategeko, batsimbarara ku mategeko kandi nabo badashobora kubahiriza. Icya gatatu, ntibakunda impinduka. Impinduka barazirwanya, iyo bashaka ko ibyo bahozemo kera ariko biguma, ntabwo bemera impinduka. Icya kane kibaranga, bumva ibyo bazi ari byo byiza gusa. Bumva ibintu bazi nta kindi cyiza kibaho kiruta ibyo bazi. Icya gatanu, ntabwo bategura abasimbura. Ibintu bakora ni ibyabo, niyo barangiye barangirana nabyo. Ntabwo bategura abasimbura bazakomeza kusa ikivi cy'ibyo bari baratangiye. Mvuze bitanu, ejo nzavuga ibindi bitanu biranga bene aba bantu. Ahantu usengera ushobora kuba ubihabona, ariko aba bantu ni abanzi b'ubutumwa bwiza. Yesu we cyangwa se ijuru riranezerewe ko uwari warazimiye agarutse, uwari warashayishije yaragiye mu byaha agarutse. Ariko abandi bo aho kunezezwa nuko aje, bakababazwa nuko yakiriwe, n'uburyo ahawe ikaze, kahawe impano se, agashyirirwaho amananiza, bigatuma wa muntu bitamworohera kongera kwisanga mu murimo w'Imana. Ibi bintu rero birabangama. Bene aba bantu ntibinjira ntibanasohoka, babuza n'ushaka kwinjira, ntago bamwemerera ko yinjira. Imana rero itugirira ubuntu. Aba bantu bakwiye agakiza. Aba bantu nabo bakwiye gukizwa bakamenya Kristo. Nshuti yanjye, igihe cyose utarumva ufite umutwaro w'abarimbuka, umenye yuko ufite ikibazo. Ahari nawe ntabwo urakizwa. Niba utarimvamo impuhwe z'abarimbuka,
ahubwo ukaba mu buzima bwo kubatwama, kubavugaho rimwe na rimwe no mu nsengero bantu, mbese nuje aho kugira ngo abone abamuba hafi bamufasha, ahubwo akabona abamucunga cyane. Birababaje, biba biteye agahinda. Imana itugirire neza. Ndagushimiye wowe uteze amatwi. Ejo tuzakomeza tuvuga ibindi bintu bitanu biranga aba bantu. Impamvu yo kuvuga ibi no kugira ngo hari nawe ushobora kuba uri muri abo ngabo. Ushobora kuba utagira urukundo rw'abanyabyaha ngo basengere ubabwirize ubasange, ahubwo ugasanga ubahunga ubanena. Ijambo ry'Imana riragukebura ngo nawe uhindukire, kubera yuko bakeneye agakiza kandi Imana yakubohoye nayo yababohora. Umwami Imana kugirire neza, Umwuka Wera abigusobanurire kuruta uko mbivuze, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.